Yes, reka ngushimire wowe wamaze gushyira itafari kuri iyi channel ya Clement Mr Daddy kugira ngo ibashe kuzamuka. Njye mugiye kubana muri My Heart Talking today, nitwa James Legend. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo rwa Jojo ndetse na Kasha. Aba ni abakinnyi baboneka muri filime ya My Heart. Abayikurikira ngira ngo murabizi. Urukundo rw'aba bantu ni urukundo rwaje mu gihe gitoya, ariko nk'uko filime bitubwira, itubwira ko abo bantu bigeze gukundana bakaza gutandukana ubwo Kasha yakoraga amakosa atuma afungwa muri gereza. Hanyuma aho afunguriwe agasanga Jojo aba kwa bene wabo, hanyuma akagerageza guca hirya no hino amusaba imbabazi kugira ngo yongere arebe ko basubirana. Jojo koko nk'umuntu wari umaze kuba mukuru yitekerezaho abona ko koko akwiye gushaka. Apfa kwemerera Kasha urukundo cyangwa se kuba basubira mu rukundo, ariko by'amabura kindi atari uko amukunze cyane bikomeye, ahubwo ari uburyo bwo kuvuga ati mbise abana bakiri batoya nabo babona aho bahera bashaka. Murabizi ko aba ari nyirasenge wa bana na Peri ndetse na Nyambo. Hanyuma akimara kugera mu rukundo n'uyu mutipe Kasha, bakomeje bakundana, Kasha amwirahira, ariko akabona uko byagenda kose Kasha afite utuntu tw'utugeso tutigeze duhinduka kuri we, bigakomeza kumutera impungenge. Ngira ngo murabyibuka ko na nyiri amazu babamo atigeze yishimira Kasha, bitewe n'uburyo Kasha muri iyi filime bitwereka ko ari umuntu w'umugome, ari umuntu udashobotse. N'iyo wamufunga ni wa muntu udashobora guhinduka, mbese gereza yayigize amazi. Murabizi ko yaje gushimuta Nyambo kandi ari mu rukundo na Jojo. Murabizi ko yaje gushimuta Yannick. Ibyo byose yabikoze atirengagije ko yinjiye mu muryango n'ubundi Yannick nawe arambagizamo. Kasha ni umuntu w'umugome cyane nk'uko iyi filime bitwereka. Nyuma y'ibyo rero Jojo mu kazi akora yaje guhabwa poromosiyo cyangwa se guhabwa urugendo rwo kujya i Dubai nk'umukozi mwiza, akajya kubafasha kurangura bimwe mu bicuruzwa byacuruzwaga mu kazi ke aho akora. Aza guhurirayo n'umusore, umusore mwiza cyane, baza kuba inshuti, aramufasha, hanyuma baba inshuti. Uwo musore yitwa Sankara. Bamaze kuba inshuti yaje kumurangira n'aho akomoka nyine, hanyuma igihe kiza kugera aramusura, batangira kugenda bakonegitana gake gakeya, biza kurenga ubushuti. Noneho bagera ubwo biyumvanamo, amusaba ko bakundana. Jojo bimwanga mu nda arabimwemerera, aramubwira ati ariko nubwo mbikwemereye mfite undi muntu, ariko nubwo mufite ntabwo mwishimira. Kuba mbikwemereye ni ukugira ngo turwane urugamba rwo kugira ngo ave mu buzima bwanjye, hanyuma njye nawe dukundane mu mutuzo. Mwibuke yuko uyu Kasha yari ari gutegura ubukwe na Jojo, ndetse n'uyu kuri uyu munsi bazi ko n'ubwo bukwe bugiye kubaho, ariko bo we na Sankara bafitanye imipango y'ukuntu bagomba kubigenza. Hanyuma uyu Kasha agasohoka mu buzima bwa Jojo, hanyuma Jojo agakomeza urukundo rwe n'uyu mutipe yikundiye. Guys, muri kubona bizashoboka se? Mumbwire uko mwebwe mubyumva. Njye mba mbona hazaca uwambaye, kuko Kasha ni umuntu udakeberwa mu mano. Guys, mumpe comment mumbwire rero mwebwe uko mubibona. Gusa njyewe mba mbona ari umuriro kabisa hagati y'aba bantu. Izi filime cyangwa izi nkuru ni James Legend zibagezaho 5 kuri 5. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.